abasha ibyo mwazindukiyemo umugabo baramutegetse uzi ko n'igikoma ari ukiteke tubiriyo wanaye niba udashaka kwiteza ibibazo ako uzi intungamubiri ziba mu gikoma sha antidote kandi iyo shati byagaragara ko ari iy'umugabo kandi ukuze barakoroze rero iyo shati yego nubwo ari imbwa ariko yabyaye abahungu none se wara ufite abagore benshi hari n'umuhungu n'umwe ukize cause of our people we take it a weapon to get to the enemy our ability activity high security cause of our unity we got our energy and the technology no rimunda kwa fit network supernatural power I'm taking over to tuchunga sawa every time every hour I'm because na nunye wagaya ama unasita mala hiyo angalia hiya tuko number 1 mwa hii dunia kidoheza na bashaka kuva mu bitia wendereza bacu wese abashaka tia tunasimama imala tunasimama imala ntabwo riyaza se umutumye kugura isukari ariko muzajya kwirirwa uko maburi iki ako uzi intungamubiri ziba mu gikoma sha izihe vitamini za iriya niyo yatumye dukura ibi byose ubona niyo ndabizi ibikoma bikuzuyemo gusa uko reka nanyandike vitamini za gikoma papa yiririrwa buri munsi umaze kuba inajyo wa koko ngende kubona niba atinze nuti disikete kimwe njya singa igikoma kitarimo isukari urabizi kandi kuva na cyane ni sawa utari wanarangiza nabyumvise ubwo icyo nahinda nka kiriyongeye ubwo ngiye kuyongera ni n'abasirikare banjye bariyongeye umwe bwe muzasigarana abaho mugadi mu mubiri bari kuburetse tukamutegereza mutegereza iki sawa tu ashaya abana babiyemeza wenda ubukora nawe tundabari niyo mahirwe yanjye tayari nahereye no ku cyawe aha ndakunda nyine tu shareka nje kureba niba nawe na Didi ndebe ko yanangurira karengi tu ko ndi kubona papa uri hano ari sinzi uburyo bimeze hari byinshi tuzi batazi kandi tutize n'ikigeretseho twe tunabarusha tize ngaho nibatuze baze tubatoze tubereke ibyo batazi nziritaha iwacu niyera ndi kubona ibyo kinde gisimbukara aki ari tutuyihera ahangaha noneho nakundaga njyewe Didi yarari mu biki ko abogera afite akantu k'akabazo kandi ariko Didi byagenze gute njyewe mbwira umuntu bura wahangaye akibeshye gacukura iki cyobo kingana n'ingogo ibihe byobo siko ndabyo ndi kubona ahantu ndi kubona ari icyobo oya umuntu guyemo ninde wakubana umuheva igamira ni handa cyo uko sisukari bagutumye urayize sukari nje wanywe inzoga ntarezi ko papa nk'igikoma njyewe kugira ngo njye urukumva wakuze ko ningura ubwo businzi bwawe nzabukuva nawe tambuka tutara nk'igikoma iwacu ni tambuka re genda shaka mu mandazi yego nitwikanga gusa tugira amakenga iwacu turahakinga ntawahahakinga aho dusabwa inkunga naho turazihagenga invade intervene intrusive
tunasimama imara. Genda neza shati genda. Wowe nzakugurira Hano hafi atakubona. ndetse yarwaye. Jana gakesha. Ariko si yo ujya kugitanda. Igitanda n'icyo bawushyira bakana. Sawa tu sawa. Tunasimama imara. Ako ivana n'ubuti denaga. Wowe ryamye ngaho. Nyine no gusinzira bisanzwe ndakumva. Gusa mabyutse shambwira ahantu yatinze. Ariko si papa. Wiruka ko Yesu wanditse muri Bibiliya ngo ugendeye ku mazi kandi ayo mazi abantu bayogamo. Ubwo ndoyo koga mu butaka. Subhanallah son. Ngo Yesu ngazo yakoga mu bitaka. Umukiza se Niko byumva. mubwira byuke. Ariko pa ubundi ubunyobwa kukiba bwita ubunyobwa kandi buribwa. Beretse gatoya. Bunyobwa nyine n'ubunyobwa naje. Ngize amahirwe kukagiye. Ndagufashije nawe ejo ni wowe uzamfasha. Tunasimama imara. Gakingiriza. Mu gikapu cyayo. Ndamwica none mami fose. hari ukuntu kandakaza numva nakajwibura. Oya, ntuzakubita umugore. Numva nagakubita ariko Niba udashaka guteza ibibazo ntuzakubita umugore. Ushobora kumukubita rero bakagufunga ukamusiga. Ukajya muri gereza ukamusiga. ndi kugerageza kwihangana. Kwihangana muri iyi minsi senda mukubita. Makuru yazo temu. Wo bitekerezeho rero. Oya. Na rimwe wabona bafitanye agakungu. Mbere yo kuvuga uzahera abanza ukaragura ururimi. Oya ibintu ndi kugamba nibyo nje mbihagazeho.